bwo kongera ubuhinzi bukoreshejwe ubumenyi buhambaye, kongera umusaruro hakoreshejwe inyongeramusaruro kugira ngo tubashe kwihaza mu biribwa, u Rwanda rubashe kwitunga. Twabonye imibare igaragaza ko urwego rwinjiza amafaranga menshi kugeza ubu ngubu ari urwego rwa serivisi rugakurikirwa n'ubuhinzi. Ariko se kubera icyo ubuhinzi atari bwo bwa mbere bukorwa n'abantu benshi bahinga, aho ntibashobora kuba bahinga ariko ubumenyi bafite mu guhinga no gukoresha izo nyongeramusaruro bukaba ari bukeya, kugira ngo bagahinga ariko ubwo bumenyi ari bukeya, nyamara byakabaye bakora ibishoboka byose kugira ngo babashe kwihaza mu biribwa. Mbere uko nakira abatumirwa, reka tubanze dukurikire aba bahinzi turebe ubumenyi bafite mu gukoresha inyongeramusaruro n'icyo basaba. Ngewe maze guhinga umuceri nk'imyaka 6, ngo nkoresheje Diayiguro hashize imyaka 2 n'igice. Nuvuga ngo rero harimo itandukaniro mbere ntarayikoresha, ariko uyu munsi ubu nkoresha Diayiguro nibwo ntakeza ibihuha byinshi. Diayiguro ni ifumbire y'amababi dukoresha mu muceri, nuvuga ngo tuyitera igihe tumaze kubagara ikibagaro cya mbere. Iyi cyatsi kibisi ni iyi ngiyi, nuvuga ngo tuyitera turangije ikibagaro cya mbere, noneho tukongera kuyitera bwa kabiri igihe umuceri utangiye kuzana uduhembe. Ukitubona wita utera iyi Diayiguro. Noneho hari indi Diayiguro rero dukoresha, iyi y'umutuku. Iyi nayo ni ifumbire ariko y'ururabo. Tuyitera rero igihe umuceri utangiye gushaka gusambura, noneho wari uduhembe dufunze ariko hari ukuntu utubona tubyimbye cyane, dore ngo tuko tuba tumeze. Iyo ubonye umuceri umeze gutya, noneho uza gutera Diayiguro y'ururabo iyi ngiyi. Umuceri rero buriya ugizwe n'ibintu byinshi. Ikintu cya mbere ni ukuba ufite igishoro cyo guhinga. Hari nubwo umuntu ashobora kugira n'uwo muceri mubi adafite na bwa bushobozi bwo kubona Diayiguro, kuko nayo iragurwa. Iyi litiro iri ku mafaranga 15,000 ngira ngo. Icyo twasaba ko wenda hazamo nkunganire nk'andi mafumbire yose, noneho tukayibona ku buryo bworoheje, kuko benshi bayitinya kubera ko igiciro cyayo kiri hejuru cyane. Inyongeramusaruro dukoresha nko mu muceri dushyiramo ifumbire, duteza ifumbire ya NPK, tugashyiramo na ire ituma umuceri mbese uba neza kandi ukazamuka neza. Tugakoresha n'amafumbire, hari nka Diayiguro, hari n'imiti igwanya ubusimba. Nuvuga ngo mbere ntarayikoresha nayo mfite umurima nanezagamo toni, nezagamo ibiro 900 n'imisago mike cyane. Ntangiye gukoresha Diayiguro nkuramo toni imwe n'ibiro 300, ibiro 400 gutyo. Abo ni abahinzi rero bamenye uburyo bwo gukoresha zimwe mu nyongeramusaruro zishobora gutuma umusaruro mumbe w'igihugu kubirebana n'ubuhinzi wiyongera. Tujye kureba rero ubundi ni iki gituma urwego rw'ubuhinzi rutaza ku mwanya wa mbere hakabanza serivisi, nyamara abarukora aribo benshi kandi haba hashyizwemo n'imbaraga. Gusa abahinzi bafite ubumenyi, imbogamizi ziri hehe kugira ngo iki kibazo gikemuke? Muri iki kiganiro reka duhere hari hakurya twakire Fred Nkotanyi, n'umwagronome, akaba akora muri Agro Trade Limited, akaba anakora mu bintu cyane cyane by'ama greenhouse. Tubaha ikaze Nkotanyi. Turi kumwe kandi na Samuel Wihanganye, n'umwe mu bakora ubucuruzi bw'ubuhinzi, ubucuruzi bufatiye ku buhinzi. Mukora muri Rainbow Foods. Ego, akaba ari umucuruzi ariko akabafasha n'abahinzi kubagezaho ifumbire, kongera agaciro ibikomoka ku buhinzi. Tubaha ikaze namwe. Turi kumwe kandi na Kimenyi Emmanuel, n'umuyobozi wa Diayiguro Seeds, abakaba bacuruza inyongeramusaruro. Tubaha ikaze namwe. Ubundi inyongeramusaruro mucuruza ni inyongeramusaruro zimeze. Murakoze. Nitwa Kimenyi Emmanuel, nkora na company yitwa Diayiguro Seed Rwanda Limited.
ducuruza ifumbire. Ariko uretse gucuruza n'ifumbire dufasha abahinzi kongera umusaruro tunyuze mu buryo bwo kubahugura ku mikoreshereze y'amafumbire, tukabigisha uburyo bahinga mu buryo bwa kijyambere. By'umwihariko kuri Diagro twavuga ko Diagro ni ifumbire y'amazi, ni ifumbire isukika bafuhera ku rurabo ikomoka mu gihingwa cyitwa Acadian seaweed, kuko iratunganywa tukayizana mu Rwanda ikomoka mu gihingwa cyitwa Acadian seaweed. Icyo gihe rero iyo tuyizanye turagufasha tugakurikirana umuhinzi uri kuyikoresha cyangwa ushaka kuyikoresha, aho mu gihingwa ashaka kuyikoreshamo, igihe ashaka kuyikoresha, tukareba ko dufasha umuhinzi kongera umusaruro. Gucuruza ifumbire muri n'abahanga muri ibi bintu byo guhinga, mufite ubumenyi busumbye ubw'abahinzi. Aka kanya turi kurebera hamwe uruhare n'icyakorwa kugira ngo ubuhinzi nk'umwuga utunze abanyarwanda benshi unagira ibyo utanga bigaragara mu musaruro mbumbe w'igihugu. Imibare ya statistique y'umwaka ushize igaragaza ko ubuhinzi buza ku mwanya wa kabiri ukarushwa na service hafi ho 23. Service n'urwego runini, ariko n'ubuhinzi n'urwego runini rutunze abanyarwanda benshi. Mutekereza ko ubuhinzi ubundi bwakabaye nk'uko butunze abanyarwanda benshi turi kubyibazanye na Cyubahiro, mutekereza ko ari nako bwakabaye butanga byinshi mu byinjiriza igihugu amafaranga cyangwa ibyo twita GDP? Birashoboka cyane, birashoboka. Mboneho no gushimira leta idufasha mu gupromotinga ubuhinzi cyane mu Rwanda. Ugereranyije naho tuvuye naho tugeze uyu munsi, ni ukuri tuvuye kure cyane, kandi ubona ko aho tuba tugana ari heza cyane, kuko urabona ko hari imbaraga nyinshi leta yashoye mu bahinzi, hari imbaraga nyinshi leta iri gushora mu, tuvuga nk'urugero, niba hari inganda zisigaye zikora amafumbire mu Rwanda, mbere yavaga hanze bikanagorana kugira ngo, ubwo ndavuga urundi rugero rw'amafumbire mvaruganda. Uyu munsi dufite inganda ziyakora mu Rwanda, uvuga ko leta yashoye imbaraga nyinshi kugira ngo iyo mafumbire ashobora kuyatugeraho hafi mu gihe gishoboka gikwiriye, kugira ngo wa muhinzi ntategeze ngo ifumbire izaviri kantarangi tugereho ryari. So uyu munsi hari amafumbire akorerwa mu Rwanda, hari usibye n'amafumbire akorerwa mu Rwanda, hari twavuga hongeyeho imbaraga mu gufasha abahinzi kureka ko bashobora gukoresha n'andi mafumbire ari mu gihugu, urugero nk'imborera, imborera igatunganywa, ukabona ko umuhinzi ntabwo agishobora gukoresha ifumbire mu gihe idahari. Hari ibyayisimbura, hari iyo mborera, hari ayo mase n'ibindi bitandukanye byadufasha kongera umusaruro. Nkotanyi, uri umwagronome, ubana n'abahinzi, ukora n'ubuhinzi noneho bugendanye n'igihe umuntu yakwita ama greenhouse. Mu gukoresha izi nyongeramusaruro zishobora gutuma umusaruro uzamuka, abahinzi barabizi, bazi zo bagakwiye gukoresha n'uburyo bagomba kuzikoresha? Murakoze cyane. Twe ikintu duheraho ni ugufasha umuhinzi kubanza kugira ubumenyi, ko turimo gukora ubuhinzi twita farming for business, ni ishoramari. Ugiye mu ishoramari banza gushaka ubumenyi n'amakuru. Hari igihe akenshi usanga abahinzi bajya muri ino business badafite amakuru. Tubanza kubakoresha training, tukabahugura ku bijyanye n'izo nyongeramusaruro n'aho bazibona, kuko akenshi usanga umuntu akora business yajya y'ubuhinzi agahinga agatera, yakenera ifumbire akaba ari bwabaza se ndagura ihe fumbire, rimwe na rimwe atazi naho yayikura. Niyo mpamvu n'abacuruza inyongeramusaruro tubasaba gukomeza gukora marketing ya product zabo, bakegera abahinzi bakabasobanura akamaro k'izo fumbire n'uburyo bwo kuzikoresha. Ngarutse ku cyo mwahereho ko kuba ubuhinzi butari ku mwanya wa mbere, akenshi nuko abantu babikoraga atari nk'ishoramari, ariko kugeza ubu nk'abantu dukorana nabo ni abantu, ni investors, ni abantu bashora amafaranga menshi. Ntabwo rero bashora amafaranga menshi udakeneye inyungu. None se ntibabegera, ntimuzi ibyo bacuruza ku buryo muvuga ko muhora n'ikibazo? Yego, twebwe nkatwe tubimazemo igihe, cyaba abagoronome dushobora ubwacu natwe kubasanga, ariko hari abahinzi bakiri bato bagitangira badafite amakuru bakeneye, abacuruzi b'inyongeramusaruro kumanuka bakabegera. None Samuel, mu byo mukora mufata ifumbire mukajya cyangwa inyongeramusaruro mukayishyira abahinzi kugira ngo babahe ibyo mushaka mugomba kugemura. Izo nyongeramusaruro mubashyira muba muzizeye? Yego, murakoze. Nibyo, dushyira abahinzi inyongeramusaruro, ariko mbere na mbere dufite amakuru icyo umuhinzi akeneye,
kuko nk'uko bagenzi banjye bayigarutseho urwego rw'ubuhinzi mu Rwanda ni urwego rurimo ruratera imbere kandi nako bimeze. Uyu munsi abanyarwanda dukeneye kwihaza, dukeneye kongera umusaruro mu bwiza ndetse no mu bwinshi. Rero icya mbere ni ukubanza kumva ikibazo umuhinzi afite. Umuhinzi ubona ko akoresha imbaraga nyinshi kugira ngo abone umusaruro, ariko wagerageza kureba ishoramari akora, wagerageza kureba imbaraga yakoresheje ugasanga umusaruro abona ntabwo uhagije. Icya mbere tubanza gukora no kureba ifumbire, by'umwihariko dukorana na DI Agro Seed Rwanda. Ifumbire yagaragaje ubudasa, cyane ko icya mbere ni uko ni umwimerere. Kuba ari umwimerere icya mbere ni uko ni ifumbire igiye kuza kongera kudufashiriza ubutaka. Ariko umwimerere no kuvuga, iyo tuvuga umwimerere tuvuga ikintu kidafite urumva ikamurwa mu cyatsi, icyatsi cyitwa Cadian seaweed. Bivuga ngo ni nk'imborera ariko noneho yongerewe, ifitemo ikoranabuhanga. Bivuga ngo nta zindi chemicals zirimo. Ikindi kuba iza yunganira izindi fumbire nacyo kiba ikintu cyiza, ariko nanone ikongera kuvugurura bwa butaka bwacu. Rero kucyo mwumbarije mutese mubyize yego rwose, cyane ko zarapimwe zifite ibyangombwa bizemera gukorera mu Rwanda. Ariko kandi umuhinzi icyo avanamo, ubuhamya umuhinzi afite, uburyo akubwira ati mbere yuko nkoresha ifumbire nari mfite iki kibazo, nyuma yuko nyikoresheje bimeze gutya. Twumva ko ubwo buhamya bw'umuhinzi umwe wishimye twifuza ko tubwagura, ntibibe bikiri wa muhinzi ukirimo arahinga ibyo agaburira umuryango we gusa, ntibibe bikiri wa muhinzi uvuga ko afite ubuso butoya, kuko uyu munsi ubutaka dufite ni butoya. Dukeneye kumenya ukuntu twabubyaza umusaruro kandi tudakoresheje amafaranga menshi. Rero icyo twe dukora ni ukumenya ngo uyu muhinzi wacu turashaka ko atera imbere, uyu muhinzi wacu turashaka ko investment yakoze, amafaranga yashyize mu buhinzi bwe ni ishoramari nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze. Turashaka ko agarura inyungu, umuhinzi ntakore atabara. Kera hari ukuntu ubuhinzi bwakorwaga ukabona atari kinyamwuga, umuntu akaba yumva ko ubuhinzi umuntu agomba kubukora kuko izindi business zose zanze. Rero uyu munsi gukora ubuhinzi bubyara umusaruro kandi bugakiza umuntu. Ariko Samuel, wenda na Nkotanyi araza kugira icyo akivugaho. Ubundi facteri cyangwa ikintu kibanze gituma aka kanya turi kuganira ku rwego rw'ubuhinzi tugwara ko iterambere ryarwo ritari kugenda nk'uko ryakabaye rigenda ni ikihe? Uravuga uti ikibazo nticyakabaye ubutaka butoya, ariko urebye ubuso bw'u Rwanda ibirometero kare 26,000, abaturage berenga 450 ku kilometero kare. Ibyo ari byose usanga nyine ahantu ho guhinga ari hato. Umuntu aba afite are 70 aturayemo n'abana be, ako guhinga kangana uko ukabona yahinze amateke yavanga n'insina, ayavanga n'ibirayi n'ibigori n'ibisheke, ibintu byose biri mu murima umwe. Ntabwo hari twakabaye dushyiraho ingamba zijyanye nk'uko ibindi bihugu bifite ubutaka budahagije bihinga. Buriya butaka burahagije ngo budutunge, byakorwa bite? Hashyirwaho izihe ngamba kugira ngo ubutaka buto are duto twa buri muturage dukoreshwe neza, abone ibimutunga, abone n'ibyo ajyana ku isoko? Murakoze. Uyu munsi wenda reka dufate urugero rwa Israel. Israel nk'igihugu uyu munsi kidafitanye umubano mwiza n'u Rwanda mu buryo bwo guhugura abahinzi. Ugerageje kureba ubuhinzi bakora, ubuso bw'igihugu cya Israel mubirebye mu mibare ntabwo uza gusanga ari bunini cyane ugereranyije n'igihugu cy'u Rwanda, ariko ubuhinzi bwabo buteye imbere cyane. Rero navuga ngo icya mbere kongera umusaruro cyangwa kugira umusaruro mwinshi ni ikintu gitandukanye cyane no kugira ubuso bunini. Ahubwo ubu buso burabyazwa umusaruro gute? Rero kucyo mwe muvuze, icya mbere ni ukongera ubumenyi ku bahinzi. Byatangiye gukorwa, turashimira ibirimo birakorwa, by'umwihariko mu guhugura abahinzi. Natwe uyu munsi nicyo dukora. Iyo twegera umuhinzi mbere na mbere, so kwita tumubwira ifumbire, ahubwo kubera iki ukeneye kongera umusaruro. Ese wari ubizi ko ubutaka bumaze igihe kinini bukoreshwa bukaba bwarashaje, bukeneye kunganirwa? Ese wari ubizi neza ko ifumbire ari ibyo kurya? Niba umwana wawe kugira ngo akure neza agomba kuba yari indyo yuzuye, wari ubizi neza ko ukeneye kugaburira igihingwa cyawe kugira ngo kibone ibigitunga mu buryo bw'imyunyungugu, mu buryo bw'imisemburo, mu buryo no kongera kureba bwa butaka bwawe, kuko usanga umuhinzi uyu munsi ubutaka ntibukiruhuka. Kera warasanga umuntu yarahingaga, yamara guhinga akaraza, ariko ntabwo bigishoboka. Uyu munsi harimo ko ukeneye gufata bwa butaka bwawe ukamenya icyitwa crop rotation. Uyu munsi niba bashyizemo iki gihingwa kiri muri uyu muryango, ejo uhindure. Navuga rero mu ijambo rimwe, hakenewe ko abahinzi bahugurwa
tunashimira Diego ibyo iri gukora, dushimira RAB ibyo iri gukora, n'abagoronome nk'aba ngaba bari gufasha kubwira umuhinzi ukamubwira ngo uyu munsi reba ubuhinzi muri angere y'umwuga wagutunga, nk'uko umuntu abyuka mu gitondo ari umuganga, nk'uko umuntu abyuka ari umunyamakuru, nk'uko umuntu abyuka afite bizinesi akora, umva ko ubwo buso bwawe butoya uko bwabungana kose bwabyara umusaruro, wakongera umusaruro. Rero dutanze amahugurwa tukazana n'ifumbire nziza yunganira izindi, umusaruro wakiyongera kandi cyane. Nkotanyi, uwo mu buhinzi uri n'umwagoronome, urazi cyane ibyo gukoresha za warehouse cyangwa zanze abantu bahingamo, mu mboni zawe ubona ari iki gituma aka kanya twatekereje ko ari ikibazo gutuma abanyarwanda barenga 70% batunzwe n'ubuhinzi? Ubwo abanyarwanda barenga miliyoni 70 by'ibirenga ku ijana by'abanyarwanda, hafi miliyoni 13, urumva n'umubare munini bakora ubuhinzi, ariko ubwo buhinzi nta nubwo bushobora kuduha ibingana na 40% by'umusaruro mbumbe tubona mu gihugu. Utekereza ko biba byafiriye? Murakoze. Nibyo, icyo navuga, ubutaka bwo guhingamo ukoresheje ikoranabuhanga ntabwo bisaba ahantu hanini. Duhereye na politiki ya leta y'uturima tw'igikoni, nawe ubwawe iwawe ushobora kuhashyira akarima k'igikoni muri metero niyo zaba 2, ugahera aho ngaho ubwawe wihaza. Bivuze ngo twese twihereyeho mu ngo zacu aho dufite ubutaka butoya, twihereyeho tukabigira umuco guhinga, byazarangira twihagije. Ikindi nshimira ni uburyo leta yazanye ikoranabuhanga ryo guhinga mu greenhouse, hahantu uzahinga ku buso butoya ukabona umusaruro mwinshi. Ibyo nabyo birimo kudufasha ko. Ariko ntabwo turabona greenhouse mu ngo z'abantu no mu mirima bwite, munsi y'urugo rw'umuntu tuhabone greenhouse. Ni mu koperative, ni muri za company zihinga? Yego, nibyo navugaga, greenhouse ushobora kubiterwa naho ufite wayishyira, ariko bitanavuze ko udafite ubwo bushobozi n'ubwo butaka, n'iwawe ubwawe ushobora gukora akarima k'igikoni nako kagaguha imboga zo urya iwawe utarinze ujya ku isoko. Ubwo ikibazo turakirebera mu myumvire, kuko nari nkubajije mu buryo bw'ishusho ngari, ikintu kitatugeza hejuru nibura ubuhinzi tubone, kuki butarusha serivisi kandi bubamo abantu benshi? Ku bwanyu n'ikibazo cy'amahugurwa make ku bahinzi? Yego, nk'uko nawe yabikomajeho, usibye n'abahinzi n'abandi bantu basanzwe benshi barakitinya kwinjira mu mwuga w'ubuhinzi, babona ko ari bizinesi ifite risike iri hejuru, nyamara siko bikimeze. So icyo twashishikariza abantu ni ugutinyuka bagakora umwuga w'ubuhinzi. Ni akazi ushobora gufatanya n'akandi kazi kawe, ushobora gukora umwuga w'ubuhinzi ugakomeza n'akazi kawe kandi byose ukabigera. Kimenyi, hari ikibazo mu Rwanda kigendanye n'ubutaka bushaririye. Ubwo butaka bushaririye mushobora kububonera igisubizo mu nyongeramusaruro mushobora gucuruza, aho kugira ngo umuntu agende yongera ahinga muri bwa butaka bushaririye ntagire icyo akuramo, mu nyongeramusaruro mutumiza mugomba gushakira kuzanira abahinzi. Icyo kintu mugitekerezaho? Urakoze, turabikora cyane mu byo dufasha abahinzi no kumenya ubutaka bahingaho ukuntu bumeze. Mbere ko tunavuga n'abo bahinzi, tuba dushaka kugira ngo tumenye amakuru wa murimo umeze gute. Yego, umeze gute, ufite ubushobozi bungana iki, niba bisaba ko unapimwa. Hari abapartners dushobora gushaka bakadufasha gupima wa murima, bakamenya ngo wenda ubutaka burimo buhagaze muri buno buryo, bukeneye ifumbire imeze mu buryo runaka. By'umwihariko rero nko kuri Diego usanga ni ifumbire y'amazi ariko ifite umwihariko ko harimo ibyo twakwita nka humic acid, ni nka yamborera, tukagira ibyo igihingwa gikenera mu bwinshi no mu bwiza. Ese ni imborera, ni imvaruganda, iyo fumbire ibimeze ite? Ni ifumbire y'amazi isukika, bafuhera ku gihingwa bitewe n'uburyo kijya kwikoreshamo. Urayifata ukayisuka kuri cya gihingwa, uyivanga n'amazi ukayivomera ku gihingwa. None ubwo ku bahinzi turi gukora ubuhinzi bushora imari, mufasha gute rero bano bashobora kuba bashora imari yabo hanze mu bigendanye n'ubuhinzi, ikawa, ibyo bakora bishobora kujyana hanze, ku buryo bizera ko ibyo bintu bakoresha biri buzamuka ariko bikaba bifite n'ubuziranenge? Murakoze. Hari by'umwihariko, hari imirima uyu munsi itemerewe gukoreshwamo andi mafumbire, navuga urugero nk'imvaruganda. Bakavuga ngo bino bihingwa mu buryo runaka
birakoresha imborera gusa cyangwa se bakoresha ifumbire iri organique. Icyo gihe rero tuba dufite nk'amahirwe nka Diagro kuba twafasha abahinzi tukajya tukabegera tukabaganiza tugakora amagerageza bakabona ko ibyo tubabwira kuko ari amafumbire bakeneye kandi bashobora kuyakoresha akabyara umusaruro. Nkotanyi murakora muri abahinzi iyo mukoresheje izo nyongeramusaruro cyangwa mugakoresha uburyo bwose babagiramo inama, umusaruro ungana icyo ugereranyije nuko iyo zitakoreshejwe cyangwa zitakoreshwaga byari bimeze? Yego murakoze. Umusaruro buriya uhera no ku mbuto wateye, uburyo watoranyije seed variate, ubwoko bw'imbuto ugiye guhinga, noneho n'uburyo ugabura igihingwa cyawe. Cyane buno buhinzi duhinga imbuto za hybride, hari n'ibyo usabwa kugira ngo ubone wa musaruro. So iyo ukurikije ya mabwiriza ugashyiramo za nyongeramusaruro ku gihe, umusaruro turabubona pe ugereranyije na mbere tutaramenya uburyo bwo kuyakoresha. Ubundi inyongeramusaruro mukoresha ni izihe? Umuntu anasobanukirwa umuhinzi agomba gukoresha izihe nyongeramusaruro? Yego murakoze. Hari inyongeramusaruro ziri organique zitari imiti cyangwa amafumbire mvaruganda, nizo tubanza ariyo mborera nizo Diagros, ni tubyita feeds cyangwa inungwa gihingwa, tukongeramo n'ifumbire mvaruganda, beni tugakoresha n'imiti. Hanyuma njye ndashaka kubaza Samuel, ndacyari ku kibazo Nkotanyi yagaragaje cy'imyumvire n'amahugurwa akenewe ku bahinzi kugira ngo ubuhinzi koko butunga ubukora ariko bunatunga igihugu, nicyo turi kuganiraho hano. Ni gute umuntu ashobora kumvisha umuturage uri mu murenge wa Rugenga bari muri Gakenke ko ku karima kafite kamanuka gutya munsi y'inzu ye akwiriye aho hantu kuhabyaza umusaruro ku rwego rw'uko ashobora gukuramo ibimutunga n'ibyo ajyana ku isoko? Uraza kumubwira gute ngo randura aya mateke wavanze n'imigozi y'ibijumba n'ibisheke, kandi azi ko muri bya bijumbi yagiye buri mugoroba agenda agakuramo ibijumba akagaburira abana, ejo akaca isombe ku myumbati yahinzemo? Iyo myumvire mu by'ukuri ntabwo ari urugendo rutoroshye. Murakoze. Buriya ubuhinzi buraryoha, reka banze mbivuge gutyo. Buraryoha iyo ariko buri kuvugwa mu bikorwa, kuko ubuhinzi burya ntago ari amagambo. Umuhinzi ntago azabyumva n'ugenda ukabimubwira mubwira mu magambo gusa, ariko nimujya mu gushyira mu bikorwa, ushyira mu bikorwa ukamwereka. Niyo mpamvu mwagiye mubona ko ahantu hatandukanye hagiye hari icyo twita farmers field school. Donc ikira cya FFS bakora ni ukugira ngo twereke umuhinzi tuti yego kuko urashaka imboga, urashaka n'ayo mateke, urashaka n'ibyo bigori, ariko se nta kuntu ko byose uri kubibona bidahagije. Sibyo ko byose uri kubona bidahagije kandi ubutaka bwawe bwatanga kimwe muri byo, none ahubwo cyo kikagura n'ibindi, cyangwa se ukazagura n'ahandi. Rero ni urugendo rutoroshye koko kandi rumaze igihe rukorwa, rumaze igihe rukorwa mu bajyanama b'ubuhinzi, rumaze igihe rukorwa muri RAB, rumaze igihe rukorwa mu bafatanyabikorwa mu buhinzi companies. Cyane cyane ndaza kwibanda cyane kuri Diagro kuko maranye n'igihe nanayishimira cyane, yatumye ninjira mu buhinzi ngiye nk'umujene. Ariko ubundi ukora iki nyirizina? Urakoze. Urahinga cyangwa? Ndi mu cyitwa uruhererekane nyongeragaciro. Ubu ikintu nkora cya mbere ni ugufata ifumbire kuri Diagro, dufitanye imikoranire, hanyuma nkayimanura nkayigeza ku bahinzi. Namara kuyiha abahinzi ntago ari ukuyibaha, ni ukubanza kubigisha, tanga amahugurwa. Nyuma yo gutanga amahugurwa kuri ba bahinzi tubaha ya fumbire iza yunganira izindi. Wenda ndi kwibanda kuri iyo ngiyo kuko twagarutseho cyane, ariko izindi basanzwe bazifite tukabigisha twabanga, ariko ukeneye ubwiza ndetse n'ubwinshi. Rero izi fumbire usanzwe uri gukoresha imvaruganda, imborera, yongereho na Diagro kugira ngo nibura turebe ko twakongeraho 30% ku musaruro wabo. Ubwo aho ngaho ndi gukorana n'abahinzi ba soya, ndi gukorana n'abahinzi b'ibigori, ndi gukorana n'abahinzi b'umuceri, ndi gukorana n'abahinzi b'ingano n'abandi. Abo rero iyo tumaze kubereka wa musaruro mbere ntangira, ubundi naho byagarukiraga mu kugura, kumuha ya fumbire akongera umusaruro.
ariko noneho hazi indi konsani ivuga none se ko twamaze kongera umusaruro isoko rirahagana hehe ubwo kita kiba ikindi kibazo burya noneho tuza kuvuga se kubera iki tutatekereza noneho kwinjira mu ruhererekane inyongera agaciro ku buryo tuvana duhera donc tuva ku muhinzi tukagera ku meza umuntu arya rero uyu munsi turi kugura noneho umusaruro w'aba bahinzi twahaye yafumbire noneho tukawongerera agaciro turi gukoramo amafu y'igikoma ariko se nibyo murimo murakora amafu y'igikoma ariko abantu benshi usanga bashaka ibintu biri organique aho bati iyi myaka ihinze mu buryo yahinzwe mu buryo bakoresha ifumbire y'imborera nta fumbire mvaruganda irimo ibyoherezwa hanze ugasanga bashyizeho izo kondisiyo aha hantu ho muhitwaramo mute cyamusaba iki kugira ngo tubone umusaruro ariko tunafite ibintu biri organique apana kuvanga n'ifumbire mvaruganda n'ibiki ibyo bintu abantu banavuga ko bishobora kuba bitera n'izindi ndwara yego murakoze urumva ubuhinzi budufite buri mu buryo bubiri hari umuhinzi uri guhinga afite kondisiyo afite kontra yuzamugura umusaruro yamushyiriho kondisiyo y'uko agomba gukoresha ifumbire zero organique ni ukuvuga ngo uyu munsi icyo twe turamubwira tuti ubundi mbere hari abahinzi twasuraga navuga wenda nk'urugero rwa koperative y'ikawa twakurikiranye hano muri Gakenke wasangaga afite kondisiyo ko agomba gukoresha ifumbire iro organique ubwo ifumbire iro organique azi ni yamborera kandi no mborera dufite ntago ihagije kuko ibyo ifite cyane ntabwo iby'ikimera gikenera n'ibyo iyo ifite yonyine ntago bihagije ugasanga rero umuhinzi ararwana na yamborera abona yonyine ugasanga umusaruro uri kubona nawe ni mukeya yego afite isoko ariko ntabwo umusaruro uhagije rero uyu munsi turamubwira tuti humura kuko iyi diyayiguru ifite imyunyungugu igeze muri 11 imyunyungugu 6 iboneka mu bwinshi kandi y'umwimerere imyunyungugu 5 iboneka mu bukeya irimo imisemburo irimo humic acid none zo gufasha bwa butaka bwawe ubwo urumva icyo gihe tuba tubonye igisubizo noneho ariko ubu ni wa muhinzi ufite kondisiyo yuko agomba guhinga nta yindi fumbire mvaruganda yongeyemo noneho ingeze ku wundi muhinzi navuga ntihumura buriya kimwe mu kintu cya mbere cyagiye kigorana navuga ngo ni abantu bagize icyo twakita nka negative perception donc kutumva neza ifumbire mvaruganda uburyo ikibazo si ifumbire mvaruganda ahubwo yakoreshejwe ite ikindi ese yakunganirwa ku buryo n'ubwo twagabanya za ngaruka zaturuka kuri yakoreshwa ry'imiti myinshi rero uyu muhinzi nawe turamubwira tuti wibuke ko dushaka ubwiza ariko turashaka n'ubwinshi ubwo rero icyo gihe iyo akoresheje za fumbire zisanzwe akongeramo diyayigoro nanone bihita bimufasha kugira ngo umusaruro wiyongere tukabona umuhinzi wabonaga n'urugero ku muceri toni wenda 4-5 akazamuka akava kuri toni 5 akajya kuri 7-8 urumva mu by'ukuri izo toni 3 ziyongereyeho ubishyize mu buryo bw'agaciro k'amafaranga n'amafaranga menshi kandi wareba yashoboye ugasanga mu by'ukuri ntabwo ari menshi rero uyu munsi icyo turimo turagerageza gukora turabwira umuhinzi tuti ubuhinzi uri gukora barwemezamirimo b'umunyamwuga Kimenyi twahoze tuvuga ku bigendanye n'ubutaka bushaririye muvuga ngo mukora ubushakashatsi mugasanga nimba izo nyongeramusaruro mutanga zishobora gukemura icyo kibazo ariko hari n'ikindi kibazo kigendanye n'imihindagurikire y'ibihe hari izuba hari imvura idasanzwe hari ibintu bigoranye icyo cyo mwagitekerejeho ko nibura inyongeramusaruro mushobora guha abahinzi zishobora kuba zahangana n'icyo kibazo murakoze uyu munsi hari nk'uko bagenzi banjye babivuzeho ubuhinzi buragana ku buryo bw'umwuga ntabwo ari wa muntu uhingira akarima k'igikoni kari aho munsi ngo uzabone umusaruro washobora guhingira isoko ngo unasagurire n'andi masoko yo hanze turashyira imbaraga rero kugira ngo dufashe abahinzi kumenya ko bari bahinga mu buryo bwa kinyamwuga niba bigusaba gukoresha irrigation kuvuga ngo wenge gushaka irrigation cyangwa se turagufasha gushaka irrigation tuyice muri wa murima wawe we kugira ikibazo izuba ryavuye imvura yabuze umurima wagenze gutya gutya ugasanga ko hari igihe akenshi usanga hari season idahingwamo bitewe n'uko ahanini ngo nta zuba riba rihari ariko usanga ahandi hantu abiteganyije bagashaka uburyo bwa irrigation barahinga nk'ibyo nakwita umwaka wose bakaba bari muri wa murima kubera ko hari option mu gihe imvura yataguye tuzakoresha uburyo bwa irrigation
icyo gihe nko kuri diagro by'umwihariko biba ari akasho kurumva mu buryo kwikoresha urumva ni nk'urugero nko kuri drip irrigation urafata diagro wishe muri ya mazi yo kuvomera muri wa murima wawe byihutishe cya gikorwa cha diagro. Munyemerere gato tubanze dusohoke hano muri studio tujye twakira mugenzi wacu Jean Paul Turatsinze ari kumwe n'abahinze bambwiye ko atari yaboneka naboneka turamwakira twumve nabo icyo batekereza gukoresha inyongera musaruro eko se nta kibazo bafitemo abahinzi bayibona ku gihe ubwo niho nshaka guheta mpera kuri Nkotanyi nimba mukeneye ifumbire iturutse muri diagro nimba mukeneye ifumbire iturutse hanaha muyibonera ku gihe biroroha ubwo nakimenya ari buze kutubwira nk'abahinzi cy'abantu bakora n'abahinzi murabibona ibyo bintu. Yego murakoze. Abacuruza inyongeramusaruro nabo ni abashoramari bari muri business. Ifumbire turayibona gusa imbogamizi bikirimo ni uko iba igihenze. Bishoboka ko wenda nabo impamvu iba igihenze ni uko baba abahinzi batarayitabira cyane. Niyo mpamvu nasabaga ko bashishikariza abahinzi kuyibona no kuyimenya noneho bizadufasha natwe kugira ngo igiciro kigabanuke natwe nidukora imibare ko twe iyo tugiye gufasha umuhinzi turabanza tukamukorera bije umuga uyu ni umushinga uzakoresha ibi n'ibi uzunguka yo hari aho tugeze tugasanga harimo inyongeramusaruro zihenze hari igihe biba ngombwa ko duhindura tugakoresha izindi wenda zitazatanga umusaruro nk'uko za zindi zari bubutange. Iyo nabasaba ni ukujya bareba nanone ibyo dushyiramo natwe turabigaruza tukicara tukajya inama tukareba nimba koko umusaruro tubona ukwiriye. Ibyo nibyo kimenyi tugaruka za kutubwira yegera abahinzi ese mukurikirana abahinzi mwahaye nyongera musaruro mukareba ko umusaruro wabo wazamutse ariko reka tubanze twakire mugenzi wacu Turatsinze waramutse neza Turatsinze mwaramutse neza Cyubahiro uherereye he ubu ngubu? Yego ndakumva neza Cyubahiro. Uri kumwe n'abahinzi muri mu kihe gishanga mu mikoreshereze y'inyongera musaruro bakubwiye ko bazibona ku gihe bakoresha izihe? Ni ukuvuga ngo ndi mu gishanga cya Murindi cyatunganijwe kugira ngo kibyazwa umusaruro ariko abahinzi ndi kumwe nabo naba baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu baje ahangaha kureba uburyo iki gishanga kibyazwa umusaruro. Rero ndi kumwe n'abavuye mu karere ka Bugesera ndetse na Rwamagana uturere dukunze kwibasirwa n'imihindagurikire y'ikirere. Ndagira ngo nganire na Manuel uraza kwegera ahangaha kuko bagaragaza ko muri iki gihe inyongera musaruro barazibona ariko rimwe na rimwe usanga uburyo bwo kuzibona binyuze mu ikoranabuhanga haracyarimo imbogamizi ugasanga birabagoye cyane. Waramutse neza. Yego ndagira ngo utubwire uhinga hehe ese mwebwe mu bijyanye no kongera umusaruro mubona ari iki cyakorwa kugira ngo ibyo muba mwashoye bingane n'ibyo mwasaruye? Mpinga mu karere ka Bugesera mu murenge wa Kamabuye mpinga imbuto z'ibigori nkahinga imboga nkahinga n'ibitunguru muri rusange n'imboga zirimo imbogamizi tugira mu buhinzi tugira imbogamizi zo kubangamirwa n'izuba imihindagurikire y'ikirere tukagira imbogamizi y'imiti dufasha mu buhinzi tukagira n'imbogamizi yo kuba twabura n'ifumbire ihagije mu gihe cy'ubuhinzi cyane cyane bw'impeshyi bw'imboga twifashisha kuhira nko ku bishanga muri rusange nk'abahinzi dukora nabo basanzwe babizi. Twasabaga ko badufasha bakatubonera inyongeramusaruro ihagije bakatubonera ifumbire bakatubonera imiti yo kurwanya udusimba mu buhinzi dukora bakaba banadufasha mu buryo bwo kongera irrigation mu kuhira ku mazi nk'abahinzi dukorana twegereye amazi baza bakatwegera bakadufasha tugafatanya kugira ngo tuzamure ubuhinzi bwacu duteze imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Murakoze. Yego ikijyanye n'ifumbire aho imbogamizi zirimo ni izihe kuko mwavugaga ko hari ikoranabuhanga rya mopa iri ngiri usabiraho kugira ngo wunganirwe kuri iyo fumbire imbogamizi zirimo ni izihe? Imbogamizi zirimo ku ifumbire tujya tuyibura mu gihe cy'izuba cyane cyane cy'impeshyi ariko mu busanzwe muri sezo zindi muri sezo A muri sezo B ifumbire yo turayibona
ariko mu yindi sezo y'impeshyi mu gihe cy'izuba mu gihe imvura iba yarahagaze twifashisha uburyo bwo kuhira tugira imbogamizi nk'iyo bigeze mu kwezi kwa munani tukabura ifumbire yo kongera mu mbuto mwazadufasha nako mukakadushyiriraho kakaza kunganira ku zindi sezo mu bundi buhinzi turatsinze mu gihe cy'izuba ku mazi. Murakoze. Turatsinze. Reka duhamagare n'uriya yego mbere yuko umuhinzi agenda nagira ngo mumbarize hari barabahe ifumbire imvaruganda bagakoresha n'imborera ariko hari n'izindi zishobora gutuma bongera umusaruro izo zo bashobora gutekereza bo bakazikoresha cyangwa ntibafite amakuru kugira ngo babashe kongera umusaruro nimba ari ahantu yagomba gukura tone 2 nibura zikaba 3 kubera ko hari akantu yongeyeho kuri bya bindi bamuhaye. Yego yenda ibyo reka mbibaze uyu nguyu wo mu karere ka aryo wambwiraga ko amazina ubwo tubwira amazina yawe naho uhinga. Dukuzimana Jean Baptiste nkaba ntuye mu karere ka Rwamagana. Turi kuvuga ku kijyanye n'ubuhinzi hano mu karere ka Rwamagana ejo bundi nari ndiyo murimo mutaka ngo izuba ryaracanye cyane imyaka yanyiruma ariko se mu bijyanye no gukoresha inyongera musaruro murakoresha ifumbire y'imborera ndetse n'imvaruganda hari ibindi mushobora gushiramo kugira ngo bibe byazamura umusaruro aho mwahingaga nibura bigere ku kindi kigero? Imbogamizi duhura nayo mu bijyanye no kuzamura ubukungu bw'inyongera musaruro duhingira igihe ifumbire tukayibona ariko ikibazo iyo duteye izuba imvura iba nkeya. Imvura ibaye nkeya rero imyaka ikuma ifumbire ntibasha gukora neza inyongera musaruro ikabasha kuba nkeya. Nyine uretse ubundi inyongera musaruro mukoresha nizi? Dukoresha amafumbire y'imborera tugakoresha imvaruganda za ire na za dapu tugakoresha imiti y'amafumbire y'amazi tugakoresha n'imiti y'ubusimba. Yego none murifuza iki kugira ngo umusaruro wiyongere yenda sinzi yenda ikigero muriho kuri hegitari kugira ngo nibura muvaho mwari muri kugira ngo mujye ku rundi rwego? Icyo twifuza nuko twabona iriya miti irwanya ibikoko byo mu butaka harimo iyo twita amagurijana ariyo mikondo y'inyana iyo ngiyo rwose irahungabanya ubukungu bwacu mu buhinzi. Hariyo imiti irwanya nkonkwa nayo turayikeneye cyane. Hari n'indwara nyinshi duhura nayo iyo bita ingese ku gihinga ukabona hajeho ibintu bita ingese ku buryo n'inzuki zishaka kugira ngo zikore ubushakashatsi bwo kubangurira cya gihingwa ahubwo ziza zikongeraho nuza acide. Yego murakoze abahinzi reka ngane noneho n'umutubuzi w'imbuto by'umwihariko banazigeza no kuri abangaba bavuga ngo nabagorodira ndagira ngo mutubwire igihugu gishyize imbaraga mu kongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi kuko nicyo cyerekezo ariko se mwebwe iyo mubona urwego tuzarugeraho mu buhe buryo imbogamizi hari ku bahinzi nizihe hakorwa iki? Murakoze cyane nitwa Murenzi Martin nkaba nkora muri company ya Sozo nkora ibikorwa bigendanye no kwambaza cyangwa se no kumenyekanisha ibikorwa bya Sozo company. Yego ikintu cyo nabajije ngo nimwe mutubura imbuto mukazigeza ku bahinzi ariko se mubona ari iki cyakorwa kugira ngo nibura icyerekezo cy'igihugu kigerwaho mu kongera umusaruro abaturage babone ibiribwa ndetse basagure n'amasoko? Murakoze cyane nubwo dukora ibikorwa bijyanye n'ubutubuzi ariko turufasha n'abaturage cyangwa n'abahinzi kugira ngo babashe kuyikoresha. Turacyakeneye imbaraga cyane mu kugira ngo ubuyobozi bwite bwa leta cyangwa se n'abashinzwe bijyanye n'ubuhinzi nka Minagri bashyira imbaraga mu kumenyekanisha imbuto. Izi mbuto tuba dutubura kuko hari benshi usanga bagikoresha nyirakagori kubera ko baracyafite ikibazo cyo kuvanga imbuto yo gutubura ngo ntigira umusaruro ngo ntigira gute ntibamenye kuyikoresha. Urabona rero ko hakeneye imbaraga kugira ngo tumenyekanishe izi mbuto zibashe gukoreshwa uko bihagije nubwo ziri ku rwego runaka ariko bikeneye no kuzamuka kugira ngo n'abandi bakoresha nyirakagori bayikoreshe kugira ngo babone umusaruro kandi ubahe umusaruro uhagije. Ikindi dukeneye kugira ngo dukenemo imbaraga ni irrigation kuko urabona ko tugeze mu gihe cyo kuvuga ngo ntawe ugihinga agendeye kuvuga ngo ni sezo ntawe ujyana muri cya gihe uvuga ngo igihe ni icy'imvura igihe ni iki kuko birahindagurika. Rero kwa ko bihindagurika hakenewe imbaraga za leta kugira ngo
bafasha abaturage babahe nkungane no kuri irigasiyo bihagije kugira ngo babashe gushyira amazi mu mirima yabo, babashe no kugira ngo babashe kwihaza, kugira ngo ubutaka buhari babubyaze umusaruro mu gukoresha mu buhinzi. Naho gukoresha ifumbire mvaruganda n'imborera byo mubona harimo izihe mbogamizi ko tujya tubona abahinzi usanga bajya kwiyandikisha mu buryo bw'ikoranabuhanga bigatinda, rimwe na rimwe na sezo ikaba yabasiga? Murakoze cyane, icyo kibazo nacyo kirahari cyane cyane mu bakiriya bacu tugenda duhura nabo. Hari igihe genda igihe cya sezo ugasanga gufungura hari ibyo bita system yo kugura imbuto cyangwa n'amafumbire, ugasanga iratinze, nabo batangira guhinga mu kwezi kwa kabiri cyangwa kwa gatatu, ugasanga system kugira ngo abashe kwiyandikisha abashe kugura ifumbire biragoranye. Bisaba rero ko bashyira muri system ku buryo yajya ibiregeye n'igihe umuhinzi ayikenereye. Ikindi hari igihe kigera igafungwa, nk'abahinga mu bishanga ahantu hagiye hatandukanye basha kubona amazi, ugasanga ntibikunda kuba bagura ifumbire. Rero ugasanga kubera kugura ifumbire bisaba muri system, kandi system ugasanga irafunze ntikunda kugira ngo ibashe kuba yabaha iyo fumbire. Ikindi hari igihe bibaho ugasanga umuntu afite ubutaka akoresha ariko nta cyangombwa arabona n'urugero, kandi ntabwo bashobora kuguha ifumbire cyangwa se inyongeramusaruro udafite icyangombwa cy'ubutaka ubaruriweho. Rero numva hari indi system hashobora kuba habaho ubundi bwunganizi ku muhinzi kugira ngo abashe kubona ifumbire abashe kuyikoresha mu gihe kiricyo. Turatsinze. Murakoze cyane ku bitekerezo byose mwaduhaye. Mwabyumvise rero abo naba yego Cyubahiro, twagira ngo tugushimire kugira ngo dukomeze ikiganiro. Mvuga ko abari abahinzi ariko by'umwihariko nanjye koko njya nzenguruka mu bahinzi hirya no hino ndeba imbogamizi bafite, by'umwihariko muri iki gice cy'iburasirazuba ho urabizi ko igihembwe cy'ihinga bagitangiye kare, ariko naratembereye nsanga imyaka yabo yatangiye kuma, yenda uretse muri iyi minsi imvura yaguye. Iki nanone wumvise udukoko tubavuga ngo ni magurijana twa mukondo w'inyana dukunze kwibasira ibihingwa byabo, noneho n'iryo koranabuhanga bagaragazaga naryo rikirimo ibibazo, bakumva ko ibyo byose byashyirwamo imbaraga. Urumva niba ifumbire yabonetse ku bacuruzi b'inyongeramusaruro, wari ugiye kuvuga se iki ariko dusoza? Ni Manuel ndiho ku bwayo ngarutse. Dufite n'ikindi kibazo ku buhinzi bw'inyanya, tugira imbogamizi y'agakoko kitwa akanyo. Akanyo ku buhinzi bw'inyanya katumereye nabi cyane, kari gutubuza umusaruro uhagije dukeneye. Mwadufasha mukadushakira n'umuti wako gakoko, mwamudufashije. Ikindi kibazo ku buhinzi bw'ibigori, tugira imbogamizi y'agakoko kitwa nkongwa. Nkongwa imereye nabi ibigori ku bahinzi dufatanya mu karere ka Bugesera umurenge wa Kamabuye, mwazadufasha icyo kibazo nacyo mukareba uburyo mwakidukemurira. Urakoze cyane Jean Paul, reka tugushimire rero. Bashishikariza guhinga imbuto nshyashya kugira ngo muhinge. Yego, reka tugushimire kugira ngo dukomeze, kandi murakoze cyane nabo bahinzi. Ubwo nagira ngo duhite tugaruka hano muri studio, ndashaka kubabaza abahinzi hariya bari kugaragaza ko ku bigori harimo ikibazo, ku nyanya harimo ikibazo, ku muceri harimo ikibazo, kandi mukorana ifumbire yanyu nayikora muri biriya byiciro, ishobora gukemura ibyo bibazo? Murakoze. Diagro ndagira ngo clarification, Diagro ntabwo ari umuti, ni ifumbire, ni inyongeramusaruro. So icyo inyongeramusaruro kiza gufasha ku gihingwa ni kugira ngo cyongerere imbaraga cyo gukomeza kurwaragurika. Iyo ufashe umuhinzi ukamwigisha koresha inyongeramusaruro, koresha amafumbire neza, ni bimwe mu buryo bikurinda cya gihingwa kugira ubushobozi. Ni ukuvuga rero ko idashobora gukora yonyine. Ntabwo yakora yonyine, ntabwo bibuza umuntu ukoresha imiti, ukoresha Diagro ugakoresha na ya miti, ariko uko ugenda ukoresha amafumbire neza harimo na Diagro by'umwihariko, cya gihingwa bikinda kurwaragurika. Ntabwo kirwaragurika, kiba gifite imbaraga, kiba gifite ubushobozi bwo kurinda ibibazo bimwe na bimwe ibihingwa bikunda guhura nabyo bitewe n'uko kimeze neza. Ni nk'uko umuntu arya neza akagira amagara mazima, n'ibihingwa rero iyo bigaburiwe neza bigira, navuga ko nabyo bigira ubuzima bwiza. None mukurikirana gute rero abahinzi bakoresheje ibyo bintu kugira ngo mumenye nimba ibyo muri gutanga ku isoko biri gutanga umusaruro ku buryo na ba nkotanyi bashobora kuzabikenera bakabifashisha, bigenda bite? Murakoze. Mboneho no gusubiza ikibazo kimwe uriya muhinzi yabazaga mu kanya. Turashishikariza abahinzi kwibumbira amakoperative. Ijya gufasha amakoperative biroroha cyane, ko uzi ngo abantu byo kuganiriza bari muri koperative runaka, bari ahantu runaka, birabafasha mu buryo runaka. Nko gusubiza cya kibazo baje se abantu ifumbire bayibonera ku gihe. Iyo abahinzi bibumbiye hamwe, kubaha ifumbire biroroha, ko mumva muza kwisabira rimwe mukayibonera ku gihe, mukanakamenya ngo abantu bakeneye ifumbire ni abantu runaka, bari ahantu bari muri koperative runaka, barahafite turabagiraho ifumbire ku gihe bitewe n'igihe bayisabiye, tuyibagezaho
hanyuma dusigaye dukurikirana kwa kuyikoresha no kubona wa musaruro bayiha. Ntabwo tuguha ifumbire gusa, turaguha ifumbire ariko tunayikurikirana tumenye ngo wayikoresheje neza, watanze umusaruro mu buryo bungana iki. Ko bize guha urugero nko kuri DI Grow, tuvuga ngo umuhinzi wayikoresheje neza, ikintu gito ya minimum yabona ku musaruro ni 30%, ariko hari igihe birenga bikanikuba bitewe n'igihingwa cyari cyo bitewe na variete iyo ariyo, kugira ngo wa musaruro wafashwe neza. Ikibazo kimwe cyane mereye kuri Nkotanyi, abahinzi bamaze kuganira natwe bagaragaje cyane ikibazo cy'udukoko n'imiti. Hari n'ibindi bihe twagiye tuganira nabo bagaragaza ko niyo miti niyibonetse ibihenze. Iki ntabwo ari ikibazo kimwe mu bikomereye urwego rw'ubuhinzi. Hanyuma Samuel, we ndashaka kubaza, urebeye muri politiki ngari zagiye zishyirwaho z'ubuhinzi, guhuza ubutaka, izo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere, harimo n'iby'abahinzi bavugaga ko kuhira bikibagoye, ubona ari he hakiri icyuho ku buryo hatuma tutazamura ibipimo by'ubuhinzi? Murakoze, wenda nabanza byize kuvugwaho n'ibijyanye, havuzwa irrigation, ariko hari no kumenya guhingira igihe. Nk'urugero, hari igihe usanga dufite nka season ifite imvura nkeya, noneho ugasanga umuhinzi ntabwo abashije kumenya amakuru y'igihe cyo gukoresha iyo mvura nkeya. So rero nayo n'andi makuru, ariko nanone ni ukwegera abafite amakuru arenzeho. Murabizi ko buri murenge hagiye harimo umwagoronome. Burya rero ibyo ukora biba byiza iyo urebye ababikora neza nabo ukabigiraho. Abahinzi bakeneye kugira uwo muco, nawe tukatubongeremo. Twatangiye no kubikora, ugasanga turafata abahinzi kubakoresha ingendo shuri, bashobora gusura abandi. Ushobora gusanga wenda ibihinga uhinga wenda wowe bitari kugenda neza, ariko si nta mugenzi wawe ubona uri gusarura kukurusha. Ibyiza aho kugira ngo urakazwe nuko wenda murabizi hari ukuntu iyo wowe ibyawe biri kugenda neza n'ibyo bitagenda neza uribaza se ni biki. Nta bya bindi by'akakuboko k'umuryango bikibaho, sibyo? Ubu ni ukwiga no kwigira kuri bagenzi bacu. Rero turabwira nari nkubajije nti muri politiki za leta zashyizweho tugana ku musozo ubuhinzi, mubona ari hari icyuho, imbaraga zikwiye gushyirwa mu gushaka ibikoresho abuhira buhiza, zikwiye gushyirwa mu kubonera inyongera musaruro n'imiti yica udukoko, nihe mubona gap? Hose urebye hose hakenewe kongerwamo imbaraga, kuko ahakoreshwa ahari ibyo bikoresho byuhira ntabwo bihagije. Ayo mafumbire cyakora begere abagrodealers, amafumbire agiye ahari. Dusaba umuhinzi rero, umuhinzi agomba kubyumva ko business ari mbere yuko ibi undi muntu wari wese, habe mu bufatanyabikorwa, leta, abafatanyabikorwa n'abahinzi bafatanye. Uretse abahinzi rero n'abafatanyabikorwa, icyo mubwira leta ni iki nk'abahanga muri ibi? Turasaba leta ko yakorohereza abafatanyabikorwa bafite amafumbire mu kumenyekanisha mbere na mbere, kuko hari ukuntu usanga umufatanyabikorwa ufite ifumbire nziza birakorwa, ariko byongewe muri za gahunda zo mu nteko z'abaturage, abantu bagahugurwa yuko umuhinzi akeneye gukoresha ifumbire, hongewe imbaraga muri za nama z'ubuhinzi ahantu hatandukanye, n'abayobozi ubwabo bakamenya ko hari andi mafumbire ari ku isoko, byakongera umusaruro. Tuganye ku musozo, ariko nashaka kubaza Nkotanyi, izi nyongeramusaruro babashishikariza gukora ntizihenze gukoresha? Yego, murakoze. Buriya tuvuga ko ikintu gihenze ugiye kugura, ugiye gushyira muri bizinesi, igihe nawe ibyo uzakuramo biri hasi. Ariko iyo dukoze imibare twe tubona zidahenze. Akandi kantu kamwe nasorezaho kajyanye n'uriya muhinzi navuze ni amakuru. Njye uriya umuntu wavuze w'umwagodira turakorana n'umusapurayi. Hari umuhinzi wavuze umuti indwara y'urunyo mu ntuza mu nyanya. Uriya umucuruzi iyo miti arayifite ko natwe tuyimuguraho. Nicyo navugaga, icya mbere kubanza gushaka amakuru na leta kongera abagoronome benshi bafasha ba bahinzi bakiri hasi kuzamura umusaruro. Kimenyi, hari umuntu twahoze tubona bavuga ko inyongeramusaruro zirahenze ngo kuko zitari no kuri nkunganire. Ibyo byo mubisobanura gute kugira ngo tugana no ku musozo kugira ngo umuhinzi abashe kubona iyo nyongeramusaruro mu buryo bworoshye? Murakoze. Uyu munsi turashishikariza abahinzi guhinga mu buryo bwa kinyamwuga, ku buryo naho tuvuge nk'urugero nko kuri DI Grow, umuhinzi wakoresheje DI Grow neza, ku kigero gike yabona cyongera kuhinga ku musaruro asanzwe abona 30% y'ibyo asanzwe abona. Iyo ubaze iriya 30% yongereye ku musaruro yabonye, nta bihuriye n'igishoro yashoyemo. Uyu munsi imbogamizi gihari ni wa muhinzi uhinga ariko nta mibare yashizemo.
akumva gusa ndagura ifumbire nyishyiremo ariko ntabarise umusaruro nashize ifumbire nashizemo irangana gute, umusaruro nzabonamo ungana gute. Ariko bishyizemo imibare neza ukavuga ngo nashoyemo ibingana gutya, ndateganya kubona ikingana gutya, diagro bidufasha ukamenya ngo byibuze 30% nzayunguka anarengaho ku by'umusaruro usanzwe mbona. Niyo urugero wabona gatoni 10 ukabona toni 13 mu by'ukuri zeshatu ziyongereyeho ntazo zihuriye n'igishoro waba washoye muri wa murimo wawe. Reka tugane ku musozo rero, tunashimire cyane Kimenyi Emmanuel waturutse muri Diagro Seeds, ubwo n'abacuruza inyongeramusaruro, ifumbire inyongeramusaruro, turagushimiye cyane. Dushimire kandi Fred Nkotanyi, n'umwagronome, turagushimiye cyane Fred. Dushimire kandi na Samuel Uwihanganye, nawe akora mu ruhererekane inyongeragaciro ku bikomoka ku buhinzi, turagushimiye cyane. Reka rero tugane ku musozo kuri ino ngingo, mu kanya turaza twinjira mu mikino n'imyidagaduro.